Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenda gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigene gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Umuhari harimo ya modoka itwara ibicuruzwa, none duhisemo B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigene gutwara ibicuruzwa. Ndizera ko ramstamo B, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kikaba kibuza tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Reba ira video nagukoreye urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: niba ibinyabiziga byatonda umurongo urenga metero 500 bigiye mu butumwa, bigabanywamo amatsinda, ari byo mwita ngo ni cortege. Ira murongo rero ugomba kutarengeje metero 50 z'uburebure, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma ura mwanya uri hagati byibura ukabungana na metero 50. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo bitajya bigabanywamo amatsinda. Ibihe binyabiziga: A, ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, na B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranije mu nsisiro byo ntibikurikiza iri tegeko. Nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 z'uburebure, biba bigomba kugenda ku murongo umwe. Ndizera ko waramstamo B, ndizera ko waramskandika ku papuro. Tarabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Bibusa ko kode ziri kuboneka aho waba rose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko
y'uyu muhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira. Haba hagombwa iki? A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B, abaherekeza babiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Niba ibinyabiziga bitonze umurongo urenga metero 18 z'uburebure, bikaba bizirikanye ariko bikaba byarenga metero 18, kandi hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, haba hagombwa umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Bino binyabiziga kenshi bakunda kuzirika ku nyamaswa biba mwabura butayu bwa Sahara mu majyaruguru ya Afrika. Ndakeka ko ramusitamo A. Ndizera ko ramusikandika wa papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo amakuzungu ni ubuhe buremere? A, toni 10. B, toni 12. C, toni 16. D, toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni C, toni 16. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze toni 16 ni nko kuvuga ngo ibiro 1016. Kwa bino binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga ariko hatarimo imitambiko yo kuri makuzungu, igomba gutwara toni 16. Iyo bavuze umutambiko, niba umupine umwe uba uri iburyo undi uri ibumoso, kiriya cyuma kibifatanya nicyo bita umutambiko. Makuzungu yo ni ya kontineri bifatanye na kariya kantu umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo ariko nta migozi irimo iri kuyikurura, niyo bita makuzungu. Rero kino kinyabiziga gifite imitambiko 3 ariko batabariyemo imitambiko yo kuri makuzungu, rero kiba kigomba gutwara toni 16. Ndizera ko waramusitamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikora n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo: A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B, bugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 30, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye batari bashyiraho imizigo, noneho baba bashyizeho imizigo, bugari bwayo budakuka bukaba butarenga metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri
cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, iyo ukibonye aho hantu kibonye uba ugomba kuhanyura ubanje wahazenguruka. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ugeze kuri rompuwe. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, wenda yajyanye mu isoko afite inyamaswa iri kumutana agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Niba umuntu ashoreye amatungo yajyanye mu isoko afitemo imwe iri kugira mutana ikaza mu muhanda agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, urumva ntiwakomeza urugendo. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munane kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda hari igihe uba ucagaguye cyangwa udagacagaguye. Ese iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ubura murongo urombeje hagati mu muhanda waba ucagaguye waba udacagaguye uvuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujwe kurenga, kubera ko impamvu bawushyiraho bari kukubwira ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso akagenderwamo n'ibinyabiziga biza bigusanga. Ariko iyo ucagaguye uba ubujwe kurenga, ariko ukaba waburenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo ngo uriya murongo ushushanyijwe hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga bari gukoresha inzira nyabagendwa bose. Babibona ku buhe buryo? A, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B, ibumoso babona iby'ibara ryera. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera, aho ni kuri C bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, na B babona ibumoso bwabo iby'ibara ryera, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo nizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye
bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseweho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Utwaye kino kinyabiziga gifite uburemere burenga ibiro 3500, icyo kinyabiziga gifite n'uburebure burenga metero 10, birumvikana ni rukururana. Uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ubwo araba kudepashije agahita abona hari ikindi kinyabiziga wenda cyaje ahigobeke adateje impanuka. Ariko bari kukubwira ngo uwo mwanya wawureka mu bihe bikurikira. Wawureka ryari? Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. B, igihe ibigenda mu muhanda ari byinshi. C, mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Ugeze ahantu gasanga ibiri kugenda mu muhanda ni byinshi, cyangwa se ugeze ahantu n'ubundi mu gace bitemewe kunyuranaho, uwo mwanya wawureka kubera ko n'ubundi impamvu ureka no kugira ngo ikinyabiziga kiguhiseho kibashe kuyigobeka. Rero mugeze ahantu n'ubundi kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya uba wawureka. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro, kandi ndizera ko usobanukiwe n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare. Bibusa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode yaba yo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se yo ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Kino cyapa kimenyesha iki? A, ibyago. B, ibibujijwe. C, ibitegetswe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa kiburira cya mpande eshatu, iyo ukibonye mu muhanda uzamenye ko wenda nk'imodoka yapfiriye mu muhanda imbere, umenye ko hari ibyago, umenye ko ugomba kugabanya umuvuduko. Noneho kino cyapa iyo ari wowe imodoka ipfiriyeho ugifite, ugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A, icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nirwo bagusaba. Niba wakoze impanuka yo mu muhanda, ikintu cya mbere bazagusaba ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bibaza se ko yakoze impanuka koko ni impanuka cyangwa nuko yagiye mu muhanda atazi gutwara? Ni igiki kigaragaza ko uzi gutwara? Nuko uba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Rero nicyo cyangombwa cya mbere bazagusaba kucyerekana. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombeje bice byinshi, agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? A, kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugenda ku gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyurana
kunyuranaho. D nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo binde baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni se kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ariko iyo ushaka nko kunyuranaho ukoresha uruhande rw'ibumoso ariko ugahita ugaruka iburyo. Rero ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Uba ugomba gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera kugiye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka, ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B tangizira ku binyabiziga biremereye gusa. C tangizira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Iyo tugeze hari abanyura bazenguruka, icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjirira iburyo. Rero ibinyabiziga biri mu buso bwawe nibyo biba byagutanze kwazenguruka, uba ugomba kubiha inzira. Niyo mpamvu duhisemo A. Tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka, bya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe. Uhita ubiha inzira rero kugira ngo utabiteza ibyago, kubera ko nibyo biba byagutanze kwazenguruka. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Bikurikizwa gusa hehe? Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa hehe? A mu masangano. B mu bimenyetso bimurika. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu masangano, ahantu hahuriye imihanda. Ahandi wajya bihabona ukabyirengagiza. Huya mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza ibyo biri kugutegeka cyangwa ibyo biri kukubuza, ariko waba ukimara kuharenga ibyo biri kukubuza cyangwa ibyo biri kugutegeka ntubyubahirize. Oya, ahubwo bigomba gukurikizwa mu masangano ndetse n'ahandi hose, no mu bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hanyurwa na velomoteri gusa. B nta modoka. C hanyurwa n'imodoka gusa. D ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Aho kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, nkuko nari nabibabwiye ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri
moteri, muno harimo ipikipiki duhisemo D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Kumenyesha umugenzi iki? Ako hari icyago, B icyago kidasobanuye ukundi, C imiterere y'icyago gitunguranye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari ibyago. Nkango kira cyapa kiburira cyangwa bira byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kwagera warushijeho kwitegura. Haba hari akazamuko bakabikubwira hakiri kare, haba hari agacuri bakabikubwira hakiri kare, haba hari umuhanda utaringaniye bakabikubwira hakiri kare, haba hari amabuye ataruka bakabikubwira hakiri kare, haba hari amabuye hanuka bakabikubwira hakiri kare. Birumvikana ko bino byapa bibereyeho kumenyesha umugenzi hakiri kare ko hari icyago kugira ngo arusheho kwitwararika. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye, uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B bugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 5 cyangwa hari abanyamaguru 10? D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe gutwarira mu nzira z'impande z'abanyamaguru, icyo wareberaho cyose ntabwo yabyemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utarawahisemo ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura-muri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura-muri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? A amatara ndanga, B amatara ari imbere mu modoka, C amatara ndangaburumbarare, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kimurika mu ntera ntoya, nshaka kujya mu igaraje ngashyiraho amatara nshaka azajya murika, naba ndi Nyamirambo nkamurika kuri Sonatube. Hoya ntabwo yabyemewe. Uretse amatara ari imbere mu modoka, ari amatara ari imbere mu modoka ushaka wayura yahindura muri munsi, byo biba byemewe. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni nuhe muvuduko? A kilometero 70 mu saha, B kilometero 40 mu saha, C kilometero 25 mu saha, D kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku wapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 25 mu busaha. Biriya bimodoka bidafite ibi bibuza kwiceka bigenda biri kwiceka, nyine kuba kidafite ibikibuza kwiceka kigenda kiri kwiceka. Biriya bimodoka bigenda biri kwiceka biba bigomba kutarenza kilometero 25 mu busaha. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramusikandika ku wapapuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga online kuri telefoni turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, cyangwa ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe turakwigisha mu gihe gito ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turakwigisha wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Mudasobwa itakubereye imbogamizi, yaba mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se kukwigisha mudasobwa yo kugufasha gutegura kino kizamini neza. Ni mutwandikire rero cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.